ntabwo nakubwiye se oya umva nje namubwiye ati rero wa muntu umva ngubwire namubwiye ikintu oya sindaguru kubyumva wowe shaka kabisa ufite ikibazo gikomeye cyane reka none mbite nzo ndakibazo so oya amantazi ukoresha ngamantazi atandatu cyangwa se arindwi nibyo sawa nanjye ngeze mu hano umuntu uza kumwenda sawa reka mbitenza oya mve ndi mu rugo mve nijyamiye wakabwa none ndahita ngumvugisha sawa we bigore gutyo gutya byonyine akasha dore Janine komera ewe amakuru Mezo ubwo rero cyagiye buretse mwana mujye mwiyubaha ubwo umugabo ngana nawe wo gusanga abantu bahagaze gutya turi mu byacu kazo buretse acicika buretse ariko nge uranzi umva ngubwire rata abantu mwabuzirana na bundi bigenda ko bibyimije ko areza umutsi kakame none Rwanda none ndimuna gaja akwaje uranzi sha umvaga bari kumvuga uranzemeje buretse umvaga bari kumvuga baramvuga guhari uranzemeje kugitsebye umva rata ubwo rero cyagiye unyangane ndagona bashije kubonera ariko ubwo byagiye bura neze ngira akazi kenje umva bro kumvikane hano sheyira ndasatura ngasanduka ngiye ngasatura umuntu hano nagusanyura ugasanyuka gasateka ngajana gashira hano bombafu ndasiha umva rata ngubwire ubwo rero cyagiye banyina ngubaze wawe tugenda ariko nese muraziranye menyana tutazirana nje ndagaje ukubita burenge ko nyagasani Yesu we umuntu wese gasanyura nacuwa tumenyana n'izitererezi kwe nzarerezi umva ngiye ngubwire buriya bura izika rya rugo mani izika rya rugo uboneza bura wowe ufite n'umuswazi ngende kajya rugo ngendaga mu kagosha metre ndagukubita nakunyuza muri iki nagukusanyura mister ndagusapireka kunyuramo ngayinguka inyuma tunishindare ndayishwanyura ndayisatamura ndayitatamura ko ibintu bunkoreye uneza zino kajya rugo ziwanyu ewe we Yesu we nagukubita wangegera we urakubita nde njyawe tanga guhina rubanda ndimugaka nuko babanjewe mister ukubite ngwene kanguyijana nagusanyura buri umenyereye sinakuretse kuva kare mwice ngeyo mwice
bana beza ngamwe nkaho zopeni zanyuma mu bagako mwico wangegera wareka gukubita umwana w'abandi wareka kan konete ngasanyura je wareka kugeza onjewe je na break nani nzenye njambe bana afaka kwinyigiza so wangegera ngabunga nawe ndongera nikindi kutoka nakupita wa mtu nakupita wanyele kororo pita kule pita kusanya wanyele yebuka kukaranza najua ikisimba tana tukatuneshingwe ndayite ndayipanda ndayisatulungiwe ongemenyana nongwereke nakushidura hano humura ugiye kujya ongemenyana nonje ngwereke mana we Yesu we hakujya ku Itera ngwereke itera wanyene yibuka none cyangwa none yangwereke Ngozi mu mabyi hanga ibyana bizaga kunya hano biba turutse ko narabyayera cyanerekeje ababyaye andi bana abandi babyara abana bakabagira akamaro ariko ngiye byaranze bahano akuzuzuguru bahano ariko naherekeje ababyaye andi bakabyara abana bakabagira akamaro bahano ko wiriwe mu byukuri byari bakazi mba nakoze Eko mutizi ibyo bintu. Teta bigusiga. Ndabaho. Jura kora ubenga abandi. Wagiye saa 11 za mu gitondo. Dore sahuziye. Dore akazi nako zihene nagiye no kuzirika mu kibara. Ubwo sibye. Sicingana zawe sinjye kuguriza he. Mumfire. Ngo yuri kwiga ubuzinga amafaranga gari kuva. Yazabiretse se bakagufunga. Nigo mugambo ufite. Ingo. Ako wamukopa ndanuko natinya. Dore ibyo yamfite. Ukugira nagaseko ntugukora akuberetse sha ikindu kikwishemo nuko byibushye ndakumaraza imisi 3 utajya utanga ndazagera kubwira uhagarikisha amatwi gabe ngaguru kwava sivya ko ngera ofite bizo mvugo zabasanye muri rugo ko wibuka ko nakubyaye sikikiviye bikakunegera aho ndebere noneho gose abavyeyi bo mwikigiye ko twumiwe Rumirwa sura amadesa yo kugura ngo uyu mwana umubona gute oya je mbabara umbwire murake nuko nje none mukubita rero oya umusabiye imbabazi nyoko ni ukurokoye nje nawe kubita gushanyira imani mugaje byani bamujyana neza uretse sawa nuko usabiye imbabazi ngobete torebe amayigugize nuko isa gusabira imbabazi urani nyoko gutabaye nyine abavyeyi ngabarana nganga ngo akiviwe muvyeyi ngawuri defend umuntu kuzisakuriza umuntu tazi ibintu bayiriwe ubwo yamushigikiye mushigikiye nyine mwembi ngomba kubirukana muri rugo undi se yarahabaga impamvu nuko ari kukubura buri kanya ukagira ngo ningu kubitara kuborokera none kunyuza mingi rero ko yanagukubita undi se yagutaye bonde ndabona tagushaka ashe nabakubita mwese ngabasandaguza ubwo gufuka bwakuretse ndebe kureba inzara ari kunderara se mwajya muruba murubaha ninju kozeho ndebe ndari kunyigazaho nzakujo no go we
abana bo muri iki gihe leta yozabiga Nje unywera ofuri. ahumva ibyo bigambo byayikumbwira ubwo si furi n'ibiki mana yanjye koko ndabona byaye ndutwa nutarabyaye iba yaravuye ikavamo isikiwe bamujyana na nguyu umuntu ndazi kwa kufita ngo nachukwa genda umukozi w'iwabo bakora ibintu bijyanye n'amashanyarazi none si nimbura umukozi w'iwabo umukozi wenyine akazi uhemberwa nukuza ukirwa umutoto so ndiko kumwifatisha ufite ikibazo ikisabira kureba amana ari kumwifatisha n'izina ry'Imana nakurobora ari ubimenyereye iwawe Mera wajibwira iki kiviye cyawe mari cyamburira kunywera. Mera rahanga inyuma. ambasari Ureka dutangire gutyo ariko mera wagibuze iki. Fata byo. Ni mugore none dore. ay kaka we Umugore wawe gicuru. ayiwe kwari warandayera kwari warandaye ayiwe wingoti Vawa mwana wese. kaka we waranyanze komera disi munacyatwibuka wingoti Sigendere. Unafanya kwa haukanuti. Urahukanuti. Urakubita nde? Njyewe. Tanga guhina. Rubanda ndimugaka nuko babanjewe. Mister. Kayohana. Kupike ngwene. Kanguhijana. Urimo kunyenzo. Uzi gutanga